muraho neza. Yesu nashimwe. Turagarutse mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, kandi twishimiye kubaha ikaze mwese abateze amatwi ndetse n'abantu mwese muri kureba Women in God Ministry channel. Ndashima Imana mbere ya byose kubw'umuryango Women in God Ministry imaze kugira. Mu minsi ishize twakoze ikiganiro ndimo nishimira ko tumaze kugira abagize umuryango wayo 25, ariko ndashima Imana ko ikomeje kutwagurira amarembo no kutwugururira. Hakaba hari abandi batwiyongereyeho, nk'uko mwabibonye. Women in God Ministry imaze kugira abantu 32 bose bagize uwo muryango wayo. Rero mwumve ko mbashimiye bantu mwamaze gukora subscribe kuri Women in God Ministry. Muraba agaciro, muri inshuti z'akadasohoka. Imana ikomeze ibahe umugisha kubwo kunshyigikira muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Nawe ubonye ikiganiro cyacu aribwo bwa mbere, tugusabye kudutera inkunga, kudushyigikira muri uyu murimo. Nta rundi ruhare tugusaba, ni urwo kuduha igitekerezo cyawe wandika comment, ndetse no kuduha iyo subscribe kugira ngo ugumane natwe ube mu muryango w'abagize Women in God Ministry. Ndabashimiye rero mwese. Uyu munsi rero mbazana ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Turi burisange muri Samuel wa mbere ibice 15. Turasoma umurongo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa 9. Reka rero nk'uko bisanzwe tubanze twiregeze Imana mbere y'uko dutangira gusomera ijambo ry'Imana. Uwera nyir'ibihe, Imana nyir'ijuru, Imana rurema, Imana yaremye isi n'ijuru ikarema umuntu, turagushimye. Tugushimiye ko wabanye natwe kandi hari imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwacu, ndetse mwami Imana no ku buzima bw'abakunzi ba Women in God Ministry hari ibyo wakoze. Tugushimiye kandi ko watwaguye mwami ukatwongerera umubare w'abagize uyu muryango. Nushimwe kandi izina ryawe rikomeze kwamamara no gushyirwa hejuru. Turaje rero mwami, tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye gusoma. Ndakwinginze ngo reka utumanure ingabo zo mu ijuru ziturinde, udushyireho uburinzi, udushyireho ubudahangarwa. Icyo duheze kandi tubangamiye ni ugukora kose ku bwami bw'umwijima kwahagarikira ijambo ry'Imana mwami, kugira ngo ritagera ku bantu bawe. Mu izina ryera rya Yesu Kristo, Mana iri jambo turarisengeye kugira ngo ufungure amatwi yacu y'umwuka, tubashe kumva neza icyo umwuka abwira amatorero, kandi tubashe gusobanukirwa mwami icyo twifuzaho mu gihe nk'iki. Urakoze rero turagushimye. Dufunguye insengero zacu z'imitima, niwemere utambe uture muri twebwe, kandi ubwiza bwawe bwuzura urusengero rwacu ari wo mutima wacu. Urakoze rero turagushimye, nubane natwe kandi abakunzi biyicano ndetse n'umuntu wese uri kureba iki kiganiro, Mana numuhe umugisha. Uwiteka nyiringabo Imana, ndakwinginze ngo amaso yawe nongere kumurebana imbabazi, aho agutakambira wongere kumwumva ndetse no kumusubiza. Urakoze kuri Imana yacu bwite, kandi urakoze kuri Imana idukunda. Amashimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe. Urakoze mwami, tubigusabye gutyo mu izina risumba andi mazina, izina ryera, izina ry'igiciro, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena, amena, amen. Murakoze cyane abakunzi ba Women. Reka rero dutangire dusome ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ari muri Samuel wa mbere ibice 15. Ngiye kujya mbasaba ko mujya mufata Bibiliya igihe dutangiye gusoma ijambo ry'Imana, mukagendana nanjye. Imana ibahe umugisha. Umutwe w'amagambo waho uravuze ngo Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abayisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka n'inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Terayimu. Hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu 5. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki yubikirira mu gikombe cyawo. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati nimumanuke muve
mu Bamaleki no kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abayisiraheli bose ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki, maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukagera i Shuri hateganye na Egiputa, afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe na we barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Amena, amen. Murakoze cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo maremare, ni inkuru za Sawuli, z'umwami Sawuli ariwe mwami wa mbere w'Abayisiraheli. Ijambo ry'Imana, umutwe w'amagambo cyangwa se nge titire nashatse kuriha, uravuga ngo nukura ibigawa mu bishimwa, ukumvira Uwiteka Imana yawe, izaguha kuramira mu gihugu Imana yaguhaye. Haleluya. Nk'uko mwumvishije Sawuli ngo ategeka kurimbura Abamaleki. Abamaleki aha ngaha ndashaka ko kongera kubareba nk'abantu, ahubwo twinjira no mu buzima bwacu. Uri umwami, wowe ubwawe uri umwami w'ubuzima bwawe. Ni wowe Imana yashyizeho kugira ngo ugenge umubiri wawe, ugenge ubugingo bwawe. Uko uzayobora ubugingo bwawe mu nzira y'ubugingo, niko uzagira ubugingo bwiza kandi bwinshi. Kandi ndetse nuko uzayobora ubugingo bwawe nabi mu nzira y'irimbukiro, niko uzahura n'umubabaro wa Gehinomu. Rero Imana yagusutseho amavuta yo kuba umutware, ubasha guhitiramo ubugingo bwawe aho ushaka ko buzaruhukira, cyangwa se aho ubugingo bwawe wifuza kubuganisha. Muri urwo rugendo rero rwo kwimika, Imana iragushakaho yuko uyumvira, nk'uko Samweli yaramubwiye ati wumvire Uwiteka. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga, ujye wumvira Uwiteka mu byo akubwira. Ngo Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abayisiraheli. Uwiteka Nyiringabo, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Nyiringabo muri iri jambo arashaka kubibutsa mwebwe bantu bose bakunzi ba Women in God Ministry, bakunzi bose b'ijambo ry'Imana, cyangwa se inshuti bakunzi b'umusaraba, mukunze kuzagira ubugingo ejo hazaza butarimo kubabara, butarimo urupfu. Ndi kuvuga ubugingo bw'iteka bwa nyuma y'ubuzima. Uwiteka arashaka kubabwira ko yibutse icyo ibyaha bikora. Uwiteka yibutse ingaruka y'icyaha. Ijambo ryaritubwiye ngo ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Ariko abantu benshi rimwe na rimwe babikora nk'aho izo ngaruka z'ibyaha ntabyo batekereza ko bizabaho, nk'aho ari ibintu biba none bikarangirira aha ngaha none. Ariko nje kubatangariza ko atari ibintu biba none. Muri aya magambo Imana yampaye kugira ngo nongere kubazanira, ni ukugira ngo abantu bose bongere kwibuka yuko ingaruka z'ibyaha ari urupfu. Rero Uwiteka ngo yibutse icyo ibyaha bikora, nicyo cyatumye Uwiteka abwira Adamu na Eva ngo iryo tunda urwo rubuto ntimuzarurye, kuko umunsi mwaruriye no gupfa muzapfa. Ariko kubwo gushukwa n'umubi, urubuto baje kururya ariho haje kuvamo urupfu rw'iteka, cyangwa se urwo rupfu Imana yavugaga. Rero Imana imaze kubona ingaruka z'icyo cyaha, niyo mpamvu Imana yatanze incungu ari we Yesu Kristo. Icyatumye Kristo atangwa ngo ni ukugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Nuko rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, twumvishe Sawuli. Uyu munsi ntubutekereza Sawuli, witekereze wowe. Mvuge njyewe Valentina, nawe witekereze wowe ubwawe mu mazina yawe. Uri umwami w'ubuzima bwawe. Niba Imana yarakubwiye kurimbura ibyaha mu mutima wawe, tekereza usubize amaso inyuma urebe ibyaha wisigarije. Ngo Sawuli yaragiye arokora, harimo ibyo yishe, yashatse kumvira Imana. Hari abantu bashaka gukorera Imana 50%, uruhande rumwe nyine abe wa Kristo, urundi ruhande abo w'isi. Ariko ntibishoboka ko ukorera Imana n'ibintu na Yesu yarabitubwiye. Niba uhisemo Imana, hitamo Imana. Niba uhisemo isi, hitamo isi, uyikurikire, uyikorere 100%.
Sawuli rero we yagiye muri 50%, ngo arimbura bimwe ariko agira ibindi arokora, kandi nta kintu na kimwe Imana yari yamubwiye gusigaza, nta kintu na kimwe Imana yari yamubwiye ngo iki ngiki cyo ukisigire. Nuko rero bakunze b'ijambo ry'Imana, iri jambo Imana yarimpaye kugira ngo nongere nibutse abantu bose bongere biyinire, bisuzume, urebe icyaha wisigarije. Wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, yego. Warihannye, yego, ariko uriyizi, nta n'undi muntu ukuzi kuruta uko wowe wiyizi. Wowe ubwawe uriyizi, uzi bya bindi ukora abandi batazi, cyangwa se uzi ibikurimo nyine abandi batakuziho. Rero ibyo ngibyo wisigarije, Sawuli we ngo yaravuze, yabonye ngo ndetse n'abari kumwe nawe ngo barokoyemo inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza. Turebesheje amaso yacu y'umubiri, hari ibintu dukora nyine ubona ukavuga ati uko byamera kose iki ngiki ndakireka, ariko kiriya ntabwo nkireka, se ubundi gitwaye iki? Tukaburana, tugakora debate nyinshi, ariko niba umwuka w'Imana yaba yarigeze agusanga akakubuza ikintu runaka, nshuti yanjye mukunzi w'ijambo ry'Imana, ndakwinginze ngo kumera nka Sawuli, ngo icyo kintu wanga kukirekura ushutswe nuko kigaragarira amaso yawe neza, cyangwa se ushutswe nuko mu isi kigaragara neza. Nk'uko Sawuli yavuze ati izi ntama zirabyibushye, izi zo sinazigira nabi ahubwo twazitwara, ibi biduhagire, aya matungo ameze neza yo twayitwarira. Ibyo ariko byamukururiye akaga kuko byamuteranyije n'Imana, ndetse ngo bituma Imana yicuza. Rero ntugatume Imana yicuza icyatumye kurema. Uracyafite amahirwe yo gusaba Imana imbabazi no kongera kwiyunga nayo. Nicyo cano yacu imaze, ni ukugira ngo dukomeze gufasha abantu kwiyunga n'Imana, ndetse no kongera ubusabane bwabo bari bafitanye nayo. Rero ndabashimiye, ndabakunda, naha nsoreje ijambo ry'Imana. Ukuri ibigabo mu bishimwa, kugira ngo Imana irusheho kukwemera, urebe ibintu waba wari warisigarije mu byaha, ibyo wari waranze kureka, ahubwo ugahora ubura nawe iki ngiki ntacyo gitwaye. Ibyo bintu wongere winire. Niba koko wumva utarabona imbaraga zo kubireka, ndagusabye ngo usenge usaba Imana imbaraga zo kurushaho kugusobanurira byinshi. Imana niramuka ikweretse ingaruka mbi z'icyo cyaha, cyangwa se icyo kintu uvuga ngo kukireka byarananiye, kukireka simbishobora, numara kubona ububi bwacyo, musezeranyije ko uzabona imbaraga zo kukireka. Murakoze rero, ndabakunda mwese. Dukomeze gusengerana ndetse no gukomera mu mwami, kandi twese twibuke ko Imana idukunda, umugambi wayo ari mwiza kuri twe, ni ukuduha ubugingo, ni ukuduha umugisha, si ukutuvuma. Murakoze, tuzongere kubona mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Ciao ciao, bye, God bless you.